twongeye turabaramukije cyangwa se twongeye tuvuge ngo muraho nizere ko mumeze neza. Ni ya gahunda rero gukomeza kubereka uburyo mwakitekera ibintu bimwe na bimwe ku buryo bworoheje kandi budakomeye cyane. Ntahandi rero wabisanga ni kuri ya YouTube channel wa kera, ukajya ugakora subscribe, ugakora like, ugasigaho na comment ubonye ari byiza. Uyu munsi rero twabateganyirije iki? Uyu munsi ikintu tugiye kubatekera ni imboga, ariko imboga zivanze. Noneho ziraza ari sous forme ya pâte, ntabwo ari za mboga mumenyereye. Turakoresha iki? Turakoresha ibibiringanya, dukoreshe ibirayi bitatu, turakoresha ishu, dukoreshe urunyanya twakase muri ubu buryo, dukoreshe poivre, dukoreshe igitunguru, dukoreshe amagi, dukoreshe sorwatom, dukoreshe umunyu ndetse dukoreshe n'amavuta. Muri ibi byose uko biri hano, nibura igishya cyane ni ibirayi. Ibindi byose n'ubundi ushaka kubirya sous forme ya salade ari bibisi, ntabwo ni ngombwa ngo bisye cyane. Etape rero ukuntu bigenda, ikintu cya mbere ni ukubanza gukata ibirayi. Uko ibirayi tubikata ntabwo ari nka kwa kundi mwari musanzwe mubizi. Ibirayi nabyo turagerageza kuza gukatamo duto cyane kuko nitwo dukeneye. Nibi ngibi urongera ukabikata kuko dukeneye uturayi dutoya cyane. Nazo akaba ari imboga ushaka kwikorera mu rugo nta kibazo, ndetse akaba ari n'imboga zoroshye gutwarika. Ushaka kuzikora mu gitondo ukazijyana ku kazi. Hari nk'igihe wenda umuntu aba akorera kure cyane, usanga wenda bizagusaba no kuva muri Kigali ukajya mu byaro, ukajya nk'epfo za Rongi, ugasanga wenda hari igihe byazakugora kugira ngo ubone icyo urya, bikaba ngombwa yuko wenda wijyanira impamba. Izi mboga rero wazijyana. Bya birayi byacu byarangiye, murabona ko twakasemo dutoya, nibyo bya mbere tugiye guheraho. Urashyira kuri ya panu amavuta, nta gushyiraho menshi cyane nk'ay'ifiriti, ariko nanone ntushyiraho make cyane, ushyiraho aringaniye. Dushyiramo bya birayi byacu. Urabona rero bya birayi byacu icyo twashatse tubigezeho. N'ubundi biba bimeze nk'ifiriti, ariko aho biba bitandukanye ni kuri forme. Twebwe icyo tuba tugambire ni ukugira ngo ibirayi nibura aba ari byo bishya, ibindi byo ntabwo tuza kubihisha cyane nk'uko muraza kubibona. Icyo dukora ni iki? Tugabanya ya mavuta yacu kuko yari menshi, tugasigaho makeya. Hanyuma tukazana bya bibiringanya byacu tukabishyiramo, tugashyiramo yashu yacu, tugashyiramo za poivro zacu, tugashyiramo cya gitunguru cyacu,
gushiriramo wa munyu wacu. Nabwiye ko ari ukwirinda ko bishya cyane, ko imboga zacu suforume ya pate ariko zigomba kuba zimeze. Hanyuma tugashyiramo za nyanya zacu, nazo ntabwo wakase ntoya kuko ntabwo tuba dushaka ko ziza gushya cyane. Fata kuri ya sorwatomu ugashyiramo gakeya naho, ni ngombwa ko ushyiramo kenshi. Iyo bigeze aha rero wongera kuzana bya birayi byacu nabyo ukabishyiramo. Mu gihe bya birayi byacu biri gushya ukubita ya magi. Amagi abiri arahagije kuko bakoresheje ipanu ntoya. Ku muntu uzi guteka omelette special, ibi ngibi ntabwo byamugora cyane, ni ukumenya gusa uko abikurikirana nta kindi. Hanyuma ugashyiramo ya magi yacu. Ukongera ukabivanga neza kugira ngo noneho uze kubona uburyo ya pate yawe iboneka nk'uko wabyifuzaga. Icyo ukora ni igiki, ufata ya rushe yawe kuko ya pate yawe birangije kuboneka, isigaye noneho ukagabanya umuriro. Hanyuma nta kindi ugahita witegura kuyarura. Nta kundi uyarura ukoresheje isahane nini, ugahita ubona ya rupa yawe washakaga ya za mboga zifunze. Byoroshye gushyira mu kabox ukaba wajyana ku kazi. Harimo ibirayi, harimo ibiringanya, harimo amagi, harimo poivro, harimo ibitunguru. Urumva ko harimo ibintu byinshi by'intungamubiri. Ushobora no guhita ukarya mu gitondo.